Sheri. Meza tenyambo. So. Komera. Biteze. So. Narindi kugaburira niyori. Usanye n'umuneke. Ndabona mwitayeho cyane da. Reka ntago ameze neza. Aha. Nabuze n'umuntu nzanira amazi ku mugezi. Tureba noneho usanye n'imbuto yanariye n'imboga bijyo noneho ubu ngo intungamubiri ziruzuye. Ndabibona. Akira muzanira kakaji wakunze. Hano ndahita membuka. Kandi ko kaburaga mu buzima. Kandi aganywa nkarondereza cyagiye nahise nkamara. Katagashira. Mese sadatewe. Icyo mpfa na Sheri. Ibintu byose abanzaniye abiryaho. Ngo se wabwirwa n'iki ko ntakuruza. Sindakubona urya mu ikintu cyose. Utujya ibi byose. Eriwe. None ibi ni iki? Zana umumasa. Hano basigaye baba hano. Hari waza hapfuye. Ni aratabite. Yes. Tuba tugomba kwita ku murwayi. None se Mwese ubwo ari kukugaburira bikamirika bikamanuka niyo. Mbona ryoshe. Ryoshe. Ndanenguzaniye akakaji. Birasa we. Nzana. Nabonye cya gihe nyamba kagoka kagotomera navuze nangire kamwe. Nawe usondo umukira. None se. Ni sawa. Uzana kanuka kuri. Yakiza ameze neza. Ndabona muri abana beza mukomeje kwita kuri Niyori. Ega Niyori n'umuntu mwiza nta utamwitaho. N'abashuti banje. Nyambo nabo wariye hose mugasangira na Niyori. Uyu ni mabuja. Mutase twarakuranye. Niyo mpamvu ugiye kugenda tukicara tukaganira. Cyukoze mbwire kwi nutitonda uzasanga kiramanira kose. Urajya hehe kuganira n'uriya muntu n'ibiki bizima yakubwira. Kise niba agiye kukwigisha gutera pocket. Soso ukajya uvuga umuntu nabi. Oya simvuga umuntu nabi ariko kiramani nta kintu kizima. Umuntu nimba gusabye ngo mubonane nta gato yashizemo ntari bumfate ku ngufu. Rero nimba abinsabye anyubashya kamwe ati wambabarira tukabonana tukaza guhurana tukaganira hari ikintu biri bugutwara nambwa n'ibiki ko bizima yakubwira uriya ijya gusaba mu kazi akakuvugisha. Seko mbono birakariyemo ngaho wagiye nawe uneye umushinya kuko umukobwa mwiza nkawe ufite boyfriend we James uri kwitegura ubukwe ugiye gura na Kiramani muganira iki. Takuba James namubwiye akabyumva. Buri impamvu James yabyumvishije wabimubwira ngo ni umusore muzima mugiye kuganira amenye ko ari Kiramani. Namubwiye ko ari we. Ntagamuzi aramwumva ariko ntagamuzi. Akariramo uko nzi neza yuko ibyo ugiye kumbwira byaba byakunda ntabwo byaba ari ubusa. Ni ubusa nta kintu kizima Kiramani yakubwira. Igiki se kizima yakubwira? Mbona ukareka gusuzuma umuntu. Uye ntago ari ugusuzuma. Kandi atangenda nyine tugarajya mu menyeshe ko ufite iyo gahunda. Ubu witeguye ibintu byose wabishize ku murongo witeye makeup ugiye kubonana na Kiramani. Ni mukanda atangenda rwose. Niyori ni umuntu mwiza nta muntu utagira mpamvu utamwitaho. Sikari kose yo witamika ko mbona ubishoboye. Abaye ikize.
ahubwo ko mbona uhangayikiye cyane niyori uko umuhangayikiye kurusha sheri werega ko n'undi sheri wari nyambo nk'ubu mbona uba watunaye nako nyine ese bite byawe kuje gushwana n'amagambo n'amatiku Timute kuki ukunda kumbwira nabi dupfa ikintu ese ko rega nibyo nshinzwe nawe uribamba urashinga sigara wayadumura hasi se yewe bute komera komera haguruka mu kazi haguruka ngo babere mu kazana amahoro bamba zaho neza bwiza budashira muraho ma ni karibu yewe aba ni abakobwa banjye bari mubizi ko nyambara umukazana wanjye nyambara umukazana wanjye niyo uri kurya ndi wabikuzaniye ako mama ngiye kugutamika ntabwo ngiye kurya hasi bite byanyu ndi wabikuzaniye Odette wabizanye mu ruhe rwego rwego rwo gukora ndwaye kumva nshinzwe ibintu bijyanye n'imirire mba ngira ngo nite ku buzima bw'amere neza ariko mujye mubanza mumbaze rero mbarumva ari nyambo ukwiye kubizana gusa mwebwe ntimukigore nanjye nabikoze mu rwego rw'uko ndi umuyobozi se uyobora niyora wenyine kano namwe murakazi kano karusha mugatera imbaraga muri keza cyane n'umva nakazaniye niyori kugira ngo turebe ariko se bite byanyu ako wazanye ni kano byose si kimwe nako ni wakazanye ngo nuko wabonye ubushize nkazana kano karamembura zana itonde tuzane hano niyo ntuturye n'umwanda dupfuye gusa turambabaje kereka uburwayi nyine ubundi twari turaho ariko nyamba aba yabyitwayemo neza kuko mu gitondo saa sita nimugoroba ari ahangaha yewe rwose umukazana wanjye Imana yampaye ni igitangaza rwose kuko niyo naba ntahari nyambara abikora rwose papa yambwiye ngo nkusuhuze yewe nawe usuhuze cyane hajya barambwiye ngo we mu rugo niye ibyawe biri hezana n'ibyo byawe mbinyweho ibyo uzanye iki wabanje ukanga ibi ngibi niyo